ibyo bihugu Kongo yagize ubuyobozi bufite ubuyobozi budashobotse, Uburundi bafite ikibazo ngo ubuyobozi bwaho, u Rwanda twagize ikibazo ubuyobozi bwaho bwakoresheje jenoside. Ni ubuyobozi leadership mbi niyo yonyine ishobora gushyiraho gutuma jenoside, ntabwo ari ubwoko ukuburenganira. Uriya muryango mpuzamahanga uvuga Sironi inama ishinzwe amahoro ku isi n'ingabo zabo kuko ino zari bari ahandi bigeze ngo babujije jenoside, bari babujije nta na hamwe, bariya ntibafata responsabilité. N'ubu ngubu muri Kongo abantu bariho barapfa, hari icyitwa MONUSCO niko bakita, cyahari cya minuwari kimeze nka minuwari yaho zari, abantu bariho barapfa barashira, hamaze gupfa ibihumbi muri Kongo barengana. Icyo kintu gihari ahubwo kiri ku ruhande rwa guverinoma, abantu bacyo ubona basa n'abacacu bo bashaka kwinjira amafaranga ntagire ikindi bagiye cyo barengera. Hano minuwari jenoside yatangiye, minuwari n'umuzungu wayo witwaga Dallaire baragenda kandi bagiye jenoside yatangiye bagiye iriho ikorwa kugeza igihe ko ahandi yarengera abantu. Nta minuwari nta MONUSCO ntibashobora kurengera abantu bariya. Iyo muza kwiringira ko minuwari cyangwa umuryango abantu barizeye uri bukemura ikibazo cyo mu Rwanda ubu biba bikimeze nabi, byari guterwa n'ubuyobozi tugize. Hari umurage mubi abakoze jenoside basigira abana babo. Uriya we yawukuye aho ngaho, yawukuye nicyo yumvise, nicyo yakiri muto, nicyo yakuze yumva, nicyo yumva ubu ngubu, nicyo ashaka. Aranashaka gushaka ko avuze ko nta jenoside yateguwe, yavuga ko se yarenganye ko iyo adapfa nta jenoside yari kuba. Jenoside uzamubaza nubona uko umubaza cyane. Abagogwe ntabwo bapfuye muri 1994, bapfuye muri 1991, 1992, 1993, bapfuye bazira icyo abagogwe ko bari bashize kandi byari ku butegetsi bwa se, ari iwabo kwa se ko bazize icyo abagogwe. Uzamubaza aba mu Bugesera, Abatutsi bo mu Bugesera bishwe bazize iki. Uzamubaza Abatutsi bari bahungiye kuri za paruwasi hirya no hino, bo ku Kibuye, ku Gisenyi, bo mu Ruhengeri, bari bahungiye hirya no hino, bahungaga ninde se yaciye urubanza. Icyo nshaka kuvuga ni uko bari batekereje uburyo bwinshi. Habyarimana ubwe yarazi uburyo bwinshi bwo kuzamura Abatutsi, hari n'ubundi batamubwiraga ko bazanamwica nabo bakajyana nabo. Amahoro y'Imana abane namwe mukunda One Nation Radio, ni radio ya diaspora y'u Rwanda, ijwi rya diaspora y'u Rwanda. Tubagezaho ibiganiro bitandukanye birumvikana kugira ngo tugire ibyo tumenya, twibanda cyane ku bijyanye n'amateka, cyane cyane amateka y'igihugu cyacu, aho igihugu kiva, kugira ngo tunarebe n'aho kigeze ndetse tunategura n'aho kigana. Uyu munsi twagira umugisha ukomeye cyane wo kuba tugiye kuganira na Honorable Dr Antoine Mugesera. Dr tubahaye ikaze ndetse turanabashimiye cyane kuba mwemeye kuganira natwe kuri One Nation Radio. Ukuze ushimiye ko wajana ko sindi dogiteri, ntabwo ndi umudogiteri. Oya wiyite Muzehe Mugesera Antoine, ntabwo ndi dogiteri. Yego, ni byiza cyane kuba mwemeye kutuganiriza, byiza cyane kuba mugiye kudusangiza ubunararibonye mufite. Ubunararibonye bwo burahari, muri abanditsi b'ibitabo bitandukanye ku mateka y'u Rwanda, wabaye perezida wa Ibuka ndetse no mu rwego rw'igihugu rw'inararibonye, n'urwego ngishwanama rw'inararibonye z'igihugu. Ni byinshi cyane turi bwungukire mu kiganiro cy'uyu munsi. Muzehe Mugesera, nyemerera tuganire cyane duhera ku mateka y'u Rwanda. Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 yagiye ikwirakwiza birumvikana ingengabitekerezo ya jenoside mu karere, cyane cyane mu bihugu bituranye. Ubona gute ubukana cyangwa ububi bw'ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, uko iri kugenda ikwirakwira mu karere? Biri gutangira bite? Ninde uri kubitezamo, uri kubitiza umurindi kugira ngo bigere aho bigeze ubu ngubu, tucyumva imvugo nk'izo twumvaga muri 1992, nk'izo twumvaga muri 1991, nk'izo twumvaga muri 1993?
uko jenoside n'ibitekerezo byayo n'ingengabitekerezo yayo igenda ikwirakwira muri aka karere ubu ngubu ibirebire ariko ndabivuga mu magambo makeya. Jenoside burya ni ikintu cyatekerejwe igihe kirekire ariko si yo yabanje gutekerezwa, habanje gutekerezwa ibintu by'amoko, ibintu niba ushaka kumenya ikintu bavuze ngo ikintu cyitwa bantu n'abakoloni bakizanye, hari ibintu byakozwe n'abakoloni barabitandukanye nk'abanyarwanda baravuga ati muri bamwe ni abahamite abandi ni bantu, bamwe ni nilotike abandi ni bantu. Twebwe abanyarwanda ni urugero rwacu, twita abahutu, twita abatutsi, twita abatwa, ntabwo twari tuzi ibya hamite, ntabwo twari tuzi ibya bantu, ariko abazungu bahuje mu magambo bavuga ngo hamite bantu nta moko bo babitaga rasi. Twebwe ntitwari tuzi rasi, twese twitaga bene kanyarwanda, twita abahutu, twita abatutsi, twita abatwa, ntabwo twari tuzi ibya rasi, twese twitaga bamwe bene kanyarwanda. Abazungu rero baraje baratandukanya baravuga ngo ntimuri bamwe, mwavuye hamwe, mwaziye rimwe ndetse nimuteye kimwe, muri amoko atandukanye. Amoko muri sanse y'iwabo mu mvugo y'iwabo amoko atandukanye n'icyo twitaga ubwoko. Twebwe icyo twitaga ubwoko ni bya bindi bita abega, abanyiginya, abazigaba, abasobe, n'amoko ageze ku 20 yose tuyahuriyeho, abatwa, abahutu, abatutsi, twese tuyahuriyeho. Ariko abazungu icyo bisa amoko ni rasi, cyo ni bitatu, icyo twita abatutsi, abahutu, abatwa, nicyo bise rasi. Ntituri rasi zitandukanye, barabeshya. Nyuma rero n'abanyarwanda babizamukiyeho, niba ushaka Kayibanda niba bizamukiyeho azana ijambo ryitwa kini. Ubu twari dufite irangamuntu yitwa ibuku bandikagamo rasi ntibashyiragamo kini. Kayibanda rero niba wavuze ngo tureti, we yavuye ibya rasi yabitse avuga kini, buri abantu bakeka ko turi za etini zitandukanye, ariko mu by'ukuri baribeshya. Dusangiye etini imwe, dusangiye ikiranga etini imwe byose, umuco umwe, ururimi rumwe, nk'uko abaruba ari etini imwe, nk'uko abacora ari etini imwe, natwe abanyarwanda turi etini imwe. Ariko ubu ngubu bavuze ngo ni eshatu, Kayibanda azamuka azana indangamuntu azandikaho ko eshatu, ariko nawe azanamo irondabwoko, avuga ko nshaka kurengera abahutu gusa, ndetse arakabya agera ahantu avuga ngo u Rwanda rw'abahutu, u Rwanda rw'abahutu, ashyiraho ishyaka ry'abahutu. Ni ukuvuga ko yaremye irondabwoko. Iryo rondabwoko rye niba ushaka niryo ryibarutse ingengabitekerezo ya jenoside. Ntabwo abazungu bari batwise rasi bavuga ngo bamwe bazapfe abandi basigare, ngo ubwoko bumwe rasi n'izica iyindi cyangwa etini n'izica indi. Ariko Kayibanda bageze ahantu bavuga muri 1934 icyo gihe inyenzi abitwa inyenzi bari bateye, bavuga ati nibongera kuza bagatera umujyi wa Kigali, inyenzi zikaba zawufata, uzamenye ko abatutsi bazapfa bagashira. Abivuga kandi muri disikuru imwe, none ayiguhawe nayishatse ndumva nk'igifite iyo yaboneka. Atangira rero icyo gitekerezo cyo abantu ubwoko bushobora gupfa, ubwoko icyo yita ubwoko batuzwe n'ubwoko bushobora gupfa bagashira. Biraza birakura, ejo Habyarimana yafashe ubutegetsi azana ubumwe, amahoro, amajyambere. Abantu bashaka babanza kwikanga ko zabyoroshye, yabyoroshye. Ejo bundi yikanze inkotanyi 88 yikanze inkotanyi, ubutegetsi bwe bumeze nawe bugeze mu marembera, azikanze nabo aravuga ati abanyakazi bo bakomeye bati ikizaba cyose inyenzi nizitera uko bizagenda kose abatutsi bo mu Rwanda bazabanza bicwe bashire. Uko badutsinda, inyenzi zadutsinda, twadutsinda, abatutsi bo mu Rwanda bagomba gushira. Kuki? Kugira ngo izo nyenzi ziteye zitazabona abantu zifashisha. Ibyo ni ibintu yavugaga mu ruhame cyangwa n'amakuru aganira n'abantu bo hafi. Bakoze gahunda ko bagomba kuzica abatutsi, bitegura ko tugomba gutegura kurwana nabo. Twamenye dute? Twamenye yewe nakunze gukurikira ibintu bya ekonomi, nakurikiranaga ibintu byitwa planning. Ni ukuvuga za gahunda z'imyaka 5. Ino habaga gahunda z'imyaka 5. Hari gahunda z'imyaka 5 z'uko abasirikare bo mu Rwanda, abapolisi n'abasirikare bazagenda bubakwa, bakavuga ngo buri mwaka dukora buri mwaka kuva muri 1987 kugeza muri 1991. Bageze muri 1988 tugiye kubona tubona iyo gahunda, iyo plan
yari hari barahinduye complètement bazana abasirikare benshi batangira kubinjiza benshi nabije bagira nyinshi batangira kugura intwaro turavuga abantu bikanze ikintu kuko twatubonye gahunda bari bafite ya gisirikare yose bayisubiyemo yose bashaka ko bakwitegura uko iherezo zagiye babitegura barabisubiramo abantu noneho ubundi bigaga imyaka myinshi mu gisirikare noneho bakajya ushaka kuba ofisi ku mwaka n'igice undi ofisi akiga iminsi mike undi umusirikare usanzwe akiga amezi make bashyiraho abasirikare benshi ino hari abasirikare bake ubundi bashaka kuzitegura niko twamenye ko bateguye gahunda yo kuzamura abatutsi uko bizagera kose bigera bikura noneho baza birakura biza kujya n'ahantu barema za radiyo n'ibinyamakuru kangura ikavuga ngo abatutsi tuzabatsembatsemba haza kuzana radiyo yitwaga RTM ikavuga ku mugaragaro ngo abatutsi tuzabatsembatsemba ku mugaragaro umuntu akabivuga ntibamuhane igihugu ntikivuga kiti tuvuga n'ibiki akongera ati tuzabatsembatsemba ijambo risigara rivugwa gutyo nkaho ntacyo bitwaye kubasema ibyo biri na document nirebye n'ama extra ya kangura rwose izo nyandiko urazibona cyangwa utujwi duto twa RTM twumva ukumva neza bakantona n'abageze Hasani ayo magambo barayakoresha wowe udafite uwo mugambi wareka abantu bashinzwe umutekano w'abantu n'ibintu abantu bakavuga ibyo mu ruhame wowe ukabareka ni ukuvuga ko iyo baretse ubyogeje nabo ntawuhana iyo badahanwe barakomeza bagenda babikora babiteza imbere tugiye kubona tubona inkotanyi ziteye bafata ibyiso bihuriye n'inkotanyi ino hari abantu bazi ko inkotanyi zizatera bakeya bari bazi umunsi ariko hari abantu b'abanyamuryango bazi ariko inkotanyi zimaze gutera bafashe ibyiso ibihumbi bigeze ku 10 abantu babyita ibyiso bapfa barapfa hari abo nzi rwose bapfuye mu buroko kubera gufatwa nabi kubera indwara zazemo ko batari babiteguye birakomeza tugiye kubona tukabona batangiye kwica abantu bariya yaba imanza abantu bakicwa ntihagire ikurikira ukabona bisha abantu muri kibiri ukabona abantu bisha ku kibuga ukabona bisha abantu mu ruhenge ukabona abantu bisha abatutsi ku Gisenyi ukabona abatutsi bagenda babica tugiye kubona muri ubu na kabiri bisha abantu hariya no gucana kabiri tubona bisha abatutsi hariya mu Bugesera benshi ibyo bintu ntigiye gikurikira ntihagire uvuga ntihagire ukoma abantu bizashira abantu batangiye kuvuga ati kandi ibintu birakomeye abantu batangiye gufata umutwe ko bagiye gushaka ati ibintu birakora ariko ntibari uzi uko jenoside izagira n'ubukana bwayo hari abantu benshi bamenye ubukana bwayo bari kuruhunga bari guhungisha imiryango yabo bakagenda ntawe uzi ubukana bwa jenoside sinzi ko n'abayikoze ubwabo bari bazi ko izaba imeze cyangwa ubukana burenze ariko byatewe n'iki byatewe n'uko abantu bagiye bubaka imitwe yitwa gisirikare bagiye bubaka icyo yitaga autodefense civile bagiye bashyira abaturage muri ibyo bintu byo gutegura ubwicanyi bagiye bakora inzego zizajya muri jenoside bagiye babishishikariza abantu babyigisha abantu barabimenyera hanyuma jenoside ibaye ejo bundi Habyarimana apfuye izo ngufu zose ziraza zijya hamwe zibasira abatutsi kuva ku babiteguye hajyaho ababikora hajyaho n'abarwanda rubyitegura nk'ibikoresho baje rwabaye ibikoresho muri make barabikoresha irangiye bambaza uko yagiye muri aka karere irangiye iyo mu Rwanda abantu barahunze ariko bahunze hari harimo n'abafite ibitekerezo bya jenoside izo nterahamwe abo bagisirikare imitwe yitwara gisirikare n'abandi baturage bari bakoze jenoside bamwe bari bagifite indangabitekerezo ya jenoside bajya muri Congo bari bajya Burundi aho muri ibyo hose hari hagiye haba ibindi bibazo Burundi hari haba ubwishanyi bwibasiye abatutsi Ntega Maranga barabyumvise muri 1993 babyumvise Burundi hari haragiye ho Burundi ho hari nabyo bivuga ngo hutututsi muri Congo hari bantu hamiti muri Congo naho hari hagiye haba ibibazo byinshi hari hagiye bavuga ngo abanyarwanda bahari bavuye bitwaga abanyarwanda mu by'ukuri Rwandaphone nabavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Congo hari abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'ubu bacyahari za Masisi za Rucuruza n'abari abanyamurenge bari basanzwe bavuga ikinyarwanda abanyekongo bakavuga ngo muri abanyarwanda
umuntu nya w'u Rwanda, nya Rwanda, umuntu w'u Rwanda, muri abanyarwanda muri abanyekongo. Bapfaga iki? Ibintu bisanzwe, banga ko abatutsi bahagiye batwara imirima, babakonkera babarwanya mu bucuruzi, bashobora kuko bagiye abanyarwanda bagiye bajya muri Kongo ku buryo bwinshi. Harabaho gakondo, hari abanyarwanda avuga ikinyarwanda gakondo baho, iyo mpaka Kongo itarabaho hari hatuye abanyarwanda, abantu bavuga ikinyarwanda, ndetse batekwa n'umwami w'u Rwanda bamwe. Hari n'abandi bahagiye bahajya nyuma muri Kongo hagiye ibyiciro bine by'abanyarwanda. Hari abaho gakondo umupaka wahasanze tubita gakondo, hari abandi bahajyanywe n'abakoloni mu gucukura amabuye y'agaciro, mu guhinga imirima y'abazungu iki. Hari abandi bahagiye nk'impunzi 1959, 1972, 1994, abo bose bagiye bajya muri Kongo baza gusanga barabaye haraje abantu b'abahutu bwinshi, n'abanyarwanda barabanga, ariko bari batangiye kubanga mbere n'ibirebire, kuko ukuntu abanyekongo bavuga ikinyarwanda barenganye kuva muri 1960 habaye intambara zitwa Akanyarwanda bibasira imitwe y'abanyarwanda. N'ubu biracyahari ibyo. Bakomeza kuba n'abanyamulenge babigwamo. Haje urugamba rw'umugabo witwaga Simiyaro, abanyamulenge baramurwanya, abanyekongo barabarwanya nabo. N'ibirebire kugenda umuntu akubwira uko muri Kongo byagiye. Mbese ni ibintu byagiye bikura. Abino nibo bajyanye abino. Ubundi bangaga abanyarwanda bavuga si abanyarwanda, ni abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Abanyekongo barabanga, ariko babitaga abanyarwanda, n'ubundi bitwa Rwandaphone, ariko ni abanyarwanda. Ikindi wajyanye muri 1994 nuko bamwe mu bagiyeyo, bajyanye igitekerezo gishya, nk'intambwe cyatewe, abo bantu bagomba gupfa bagashira. Abandi bavuga ngo musubire iwanyu mu Rwanda. Mbere baravugaga musubire iwanyu mu Rwanda, musubire iwanyu mu Rwanda, muri abanyarwanda, muri ab'i Rwanda, kuvuga umunyarwanda no kuvuga umuntu w'i Rwanda. Noneho baravuze ngo aho kugira ngo twabica tukamara, habaye na rero tentative noneho zo kuba babica bakamara, twabica tukamara. Nuko byagize bigenda bikura. Abo bantu bari bafite icyo gitekerezo kuba bakwica abatutsi bakamara, bagiye mu nzego zose za Kongo zose, mu madini, mu mashyirahamwe, mu gisirikare, muri za mirise. Hari abitwa ba Nyatura yenda babumvise, hari abitwa ba Pariko wenda babumvise, ni abaturage baho. Noneho hari iki cyitwa Wazalendo bacyumvise. Kiriya cyose gifite ibitekerezo byo kuvuga ngo twakwica abatutsi tukabamara. Icyo gitekerezo ni nka virusi ikura. Virusi iva hano ikagenda ikura, ngo ugeze ahantu bavuga ngo bari abanyamulenge bashobora gushira. Byatangiye ibintu byerekana ko bashobora gushira. Muri Kivu nabo baratangiye, ndetse bo barahunze benshi. Abo muri Sud Kivu b'abanyamulenge, hari abiciwe Gatumba hariya muri Burundi. Bagenda babica, bamaze kwica abantu benshi muri ko ubona ko hari icyo bita menace, no kuvuga hari ibyago bikomeye by'uko bashobora gukorerwa jenoside. Kereka M23 ikomeye ikabarinda, igakomeza nk'uko ubu ngubu ikora, ikomeje ikabarinda, ikagira ingufu ikabarinda, ntitsindwe, intege nke, yabarinda ntacyo waba. Ni nayo yonyine ubona ko yabarengera. Abandi bantu bahari, cyitwa cya MONUSCO gihari ntacyo kimaze. N'ubu ngubu abantu barengana ntigikora. Kuvuga makeya, virisi y'ingengabitekerezo ya jenoside yavuye mu Rwanda ijya muri Kongo, yaruza abanyekongo bajyaga bavuga ngo abanyarwanda, abavuga ikinyarwanda bahari bari bataha, ubu ngubu basigaye bavuga ngo babe bapfubasha. Honorable, icyo nibaza hano, u Rwanda cyari igihugu kinini cyaragutse, abami bagenda bacyagura. Niba nibuka neza, umwami wacyaguye ni Rwabugiri. Abanyarwanda mu kugenda no mu guhunga bagiye bahunga mu bice bitandukanye, bagiye muri Tanzania, bagiye muri Uganda, bagiye mu Burundi, bagiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Unyihanganire nkubaze iki kibazo, kuki mu bice byose abanyarwanda bagiyemo ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi na nyuma ya jenoside yakuze cyane cyangwa yakongejwe cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu Burundi, kandi bigaragara ko hari ibice bya Uganda
byari u Rwanda bijya muri Uganda, Tanzania ho simbizi neza, gusa hari abanyarwanda benshi bagiye muri Tanzania, hari n'abagiye mu Burundi. Kuki ibibazo biri mu burengerazuba bw'u Rwanda cyane ndetse no mu majyepfo kuruta uko biri mu bindi bice, kandi u Rwanda ruhana imbibi n'ibihugu bine? Biri mu bihugu byakorejwe n'Ababiligi. Kongo, Burundi n'u Rwanda byakorejwe n'abantu babaye muri twize bimwe, twigishwe n'umuntu umwe. Ibyo byo kuvuga ngo bamwe ni bantu abandi ni hamwe n'ahandi barabivuga, ariko hano niho byakaze. Twagize n'ibyago ho hano, ukabona muri Kongo bafite n'abandi n'imiryango yacomowe kuri Kongo. Nageze muri Kongo, muri Bakongo bakasabu epfo hagana aho Kongo ihurira na Angola. Mu bwoko bumwe ni nk'uko Abanyarwanda bamwe bari muri Kongo hariya za Goma, hariya za Turu, hariya za Masisi, abandi bari mu Rwanda n'igihugu kimwe. Umupaka w'abazungu wacamo kabiri. Muri Kongo naho, iyi Kongo ifite abandi moko yasigaye, igice kimwe kiba muri Kongo, kijya mu bindi bihugu. Uko bimeze Kongo na Angola, Abakongo bari bamwe muri Angola, abandi bari muri Kongo. Abangwani nabo barahari. Muri Centre Afrique hari igice cyawo kiri muri Kongo, ikindi kiri muri Centre Afrique. Ni ubwoko bumwe, nk'uko natwe turi Abanyarwanda, bamwe bari hakurya y'umupaka, abandi bari hakurya. Muri Kongo Brazza, Abateke nabo bamwe bari muri Kongo Brazza, abandi bari Kongo. Nta kibazo bafite. Hano muri Rwanda aho hose, ariko byari by'abantu nta miti nta bihari. Ni muri aka karere ka Rwanda, Burundi, hano nta bihari. Ibindi biterwa n'abayobozi. Hari ahandi haba amoko menshi. Hano dushaka tuvuge ko ari amoko. Kongo barahari, Tanzania barahari, Uganda barahari, ariko ntibarwana. Turakorana na Jenoside. Jenoside iterwa n'ubuyobozi bubi. Ibyo bihugu, Kongo yagize ubuyobozi bubi, bifite ubuyobozi budashobotse. Uburundi bafite ikibazo mu buyobozi bwaho. U Rwanda twagize ikibazo, ubuyobozi bwaho bwakoresheje Jenoside. Ni ubuyobozi, leadership mbi niyo yonyine ishobora gushyiraho gutuma Jenoside. Ntabwo ari ubwoko ukuburenganira. Wowe ubwoko bwawe igikoresho. Ubwoko buraba igikoresho, ukitwaza ubwoko. Ni nk'uko wakwitwaza idini, ahubwo tugiye kwica Abayisilamu, kwitwaza idini, ushobora kwitwaza n'ibindi, ushobora kwitwaza akarere, ushobora kwitwaza ibintu gutya, barenda bica. Ariko ahandi hose abantu baba mu bihugu, hari amoko menshi mu bihugu, kandi nta Jenoside yabo. Mu Rwanda wowe byaje bite? Kugeza umurutse muri Kongo ntibapfa imirima, ntibapfa igihugu kinini, umuntu wese yabona hatura, ariko aho bashaka kwirukana cyangwa kumara, bahoze bashaka kwirukana, ubu bashaka kuwamara. Ni ubuyobozi bubi. Wowe niba ushaka, bakubwira ngo niki kibitera, ni ubuyobozi bubi. Bugire icyo bita ideology n'irondabwoko, hanyuma ukayuriraho ukagira ideology ya Jenoside, bugatekereza kijenosideri. Ubuyobozi butekereza kijenosideri, bugateza imbere imyitwarire, imyumvire ya kijenosideri. Iyo ngiyo yonyine. Ni hano nta handi biri muri aha ngaha. Twategetswe na Kongo mbirigi, n'u Rwanda twategetswe n'Ababiligi. Mu Rwanda twarabibonye mu gihe ibibazo nk'ibi byari bihari, hari ibyiringiro. Ngo ndi kuvuga ku banyamahanga bakure, igisubizo batanze twarakibonye, kugira ngo bafashe Abanyarwanda, ahubwo bakuye abari baraje gucunga umutekano barabajyana. N'uwari uyoboye misiyo ya MINUAR mu Rwanda, Romeo Dallaire, yanditse igitabo basobanura ibyaboneye mu Rwanda, I shook hands with the devil, the failure of humanity in Rwanda. Yahuje ikiganza na Sekibi, asobanura ko ibyo yabonye mu Rwanda ari ugutsindwa k'ubuntu ko yaboneye mu Rwanda. Kuri ubu ngubu turabigereranya gute n'ibyo turi kubona? Response y'umuryango mpuzamahanga ni iyihe ku biri kuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Iyo response cyangwa icyo gisubizo kiri kuba mu kigereranya mute nuko byari bimeze mu Rwanda? Gutakamba kwavugwaga, ariko ibikorwa by'urwango bigakomeza bikoba, ndetse bikageraho naho ubwicanyi buba, ibikorwa by'ubwicanyi bikaba, miliyoni y'Abanyarwanda igapfa mu mezi 3, ikicwa mu mezi 3. Ariko ndatsironi uriya muryango mpuzamahanga uvuga, Sironi inama ishinzwe amahoro ku isi, ingabo zabo kuko ino zayo bari ahandi bigeze ngo bahuje Jenoside.
bariya nabo babujije nta na hamwe bariya ntibafata responsabilité n'ubu ngubu muri Congo abantu bariho barapfa hari icyitwa MONUSCO niko bakita cyahari cya minuwari kimeze nka minuwari yaho zari abantu bariho barapfa barashira hamaze gupfa ibihumbi muri Congo barengana icyo kintu gihari ahubwo kiri ku ruhande rwa guverinoma abantu bacyo ubona basa n'abacancu bo bashaka kwinjira amafaranga ntagiye ikindi bagiye icyo barengera hano minuwari jenoside yatangiye minuwari n'umuzungu wayo witwaga Dareri baragenda kandi bagiye jenoside yatangiye bagiye iriho ikorwa kugeza igihe ko ahandi yarengera abantu nta minuwari nta MONUSCO ntibashobora kurengera abantu bariya iyo muza kwiringira ko minuwari cyangwa umuryango abantu barizeye uri bukemura ikibazo cyo mu Rwanda ubu biba bikimeze nabi byari guterwa n'ubuyobozi tugize icyo gihe abantu bashakaga ko abantu bose baza umunyarwanda wese tugakugiza amategeko n'amasezerano yari abereye ahitwa Arusha muri Tanzania bashaka ko abantu bose baba abanyarwanda nta gihugu uvuga ngo ugende umunyarwanda ntabwo byari kuba jenoside itaba baravuga bati mwebwe hari amasezerano mwasinyeho musenyera n'inkotanyi nimwashyire mu bikorwa hashize amezi 8 atashyirwa mu bikorwa kandi ukabona ko atazabona bidafite igaruriro ukabona biragenda ahubwo rushaho kuba bibi ukabona amashyaka ya hano yari ahari ashobora kurwanya jenoside no kwifatanya n'inkotanyi amashyaka yitwaga ko yari muri opposition niko bayitaga ukabona ko bashwanyutse ibice byayo bikajya kuri Hutu power ibindi bikajya kuri Hutu power ukabona ibintu uko bidafite igaruriro byarangiye nta muntu nyine warigiye ayo mashyaka yose atsinzwe hari hasigaye inkotanyi zo zajyanyije za guhagarika jenoside ariko zajyanyije nazo cyazuhije zari nke burya hashize hari nk'amezi 3 zirwana ariko zari nke zari gukora kandi jenoside ibera mu Rwanda hose kuri buri musozi wose icyarimwe ntizashobora kwakwira hose icyarimwe cyatumye hapfa izo miliyoni y'abanyarwanda nta banyamahanga batabaye no muri Congo izo ngabo zihari z'abanyamahanga zizatabara nko kwiga ahubwo wazikurayo zikagenda abantu bakirwaniza ibyo muri kuvuga honorable bimeze n'ubundi nk'ibiri kuri tele ubu ngubu hari amasezerano leta y'u Rwanda sinyanaga n'inkotanyi Arusha ariko ntiyubahirizwe bigakomeza bigenda gutya niyo urebye n'ubu ngubu ubona ko guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo hari ibyisinya ntibyubahirize nk'agahenge gakomeza ikarasa n'amadrone ariko iyo yarasa umuryango mpuzamahanga ugaceceka M23 yakwigura intwaro ugiye gusubiza ibijyanye hanini n'ibyo bitero umuryango mpuzamahanga ukavuga icyo mbaza kuko ahanini inyeshyamba iyo ziri kurwana baba bazishyigikiye baba ari bake mu Rwanda byagenze bite byakozwe bite ku buryo bwo kwirengagiza igitutu kiri kuva hanze n'abantu bari kubategeka gusubira inyuma kugeza ubwo mukomeje abarwana bakomeje bakarwana bakanagera no ku ntego ni igihe somo abo muri Repubulika ya Demokarasi nk'uko babivuze bavuze uti kereka acyabatabara ni aba M23 bagenda bakabatabara bitabaye ibyo bizaba bibi kandi bibona hari ibimenyetso cyo mbaza hano ni iki mwakoze mwirengagije cyabaye hirengagijwe igitutu cy'amahanga abo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakigiraho ku buryo barokora ubuzima bwa benshi muri bene wabo urashaka kuvuga ko ariko hari icyo yakwiye kumusezerano ndi kuvuga aba bari kurwana M23 ziri kurwana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri kugerageza kurwana umuryango mpuzamahanga ukababera nk'imbogamizi ituma batakomeza kurwana kubera amasezerano n'iki cyakorwa wenda cyo kwirengagiza ibyo ngibyo nk'icyabaye hano mu Rwanda cyatuma bagera ku ntego nubwo umuryango mpuzamahanga utaba bashyigikiye ubu ngubu M23 iravuga ngo bakorane amasezerano barebe ukuntu impande zose zakubahiriza ibyo zishinzwe uriya mugabo muri ubutegetsi bwo muri Congo ntibubyemera igisigaye nuko M23 yagira ingufu zihagije igahangana n'ingabo za Congo kandi biraruhije ntugire ngo kuko abanyamahanga bazatabara ingabo za Congo kuko abanyamahanga kugira ngo bafite umutima nama cyangwa icyo bashaka ni ubukungu bwa Congo
amabuye ya Kongo ntibagurana na leta y'u Rwanda, ntibagurana na leta ya M23, ntibagurana ibihugu biye. Ubukungu bwa Kongo nibwo abazungu bareba nta kindi. Niba udafite ubukungu nkabwo M23, wowe ufite ubukungu ushobora guhangana. Leta y'u Burundi ifite ubuhe bukungu, leta y'u Rwanda ifite ubuhe bukungu. Abazungu icyo bareba, ibi bya moralite muvuga ntabyo, abazungu ntibabyitayeho. Icyo bashaka nicyo bakora muri Kongo. Baza abazungu n'umuryango mpuzamahanga uzabogamira hari ubukungu, icyo ishaka ni ubukungu nta kindi. Tuzareba rero noneho igisigaye nuko M23 yagira ingufu niba ushaka ko abantu batapfa. Hari uburyo butatu niba ushaka ko Kongo yagize ingufu yabuza jenoside. Ikindi cyakora ni uko yakwitangira kuri Kongo Kivu ikaba igihugu kwacyo. Uzi Sudani uko abigenje, Sudani y'Amajyepfo burya yifatanya na Sudani ya ruguru, bukeye yitanyaho yigira igihugu kwacyo, ikindi kiguma aho ngaho. Ese M23 ishobora gutanyura Kivu y'Epfo n'iya ruguru ikitanyura kuri Kongo bikaba igihugu kwacyo? Cyangwa ikindi cyaba ni gushaka icya kabiri, nuko numvise ko muri Katanga uhatangiye ibibazo naho, none Kongo yashwanyuka, hakaba za leta zingana uko za province zingana, naho byashwanyuka. Nuko utazi igihugu cya Czechoslovakia cyari igihugu kimwe cyashwanyuka kivamo leta zigeze kuri 6, byarangiye igihugu kikigenga kugwa bikora. Nuko utazi igihugu cyitwa Eritrea ngendo cyiza cyabanje kurwana kiri kumwe na Ethiopia, bucya abantu ba Ethiopia bagifasha, Mangesitiri agifasha atsinda ubutegetsi bwa muri Ethiopia, agura icyo gihugu cyari cyamufashije, agiha igihugu Eritrea irigenga birigenga nta kindi. Ikindi gishoboka baramutse bumvikanye nuko bakora federation, ariko buri leta yaho muri province ikagira ingufu zihagije kugira ngo ushobore kwiterekaho kurengana uri iwawe muri Kivu nturengane, uri muri Katanga akagira uburenganzira naho yaba ari muri leta ya Kongo, ariko buri province ikaba ari leta federale nk'abiriya bya leta zunze ubumwe za Amerika. Buri province, buri leta ikaba yigenga, ariko bifite leta izikuriye zose hagati kuri bimwe ibikuru, izindi leta yigenga. Nicyo cyonyine cyatuma abantu badapfa muri Kongo, nuko haba federation ikomeye, hakaba za federation za leta za Kongo zitandukanye. Ikintu uko Kivu yaba leta ukwayo, ikintu uko Katanga yaba leta ukwayo, ikintu uko yumvikana. Ariko ubu ngubu uko ibintu bahagaze nuko M23 yagiye gufa. Niyo yonyine ntazategeka ko umuryango mpuzamahanga warengera niho barengana bari Nyamurenge, bari abanyarwanda bo muri Nord Kivu bitwa Rwandaphone, abanyarwanda abanyekongo mu by'ukuri, abanyekongo bavuga Ikinyarwanda, ariko tuvuga ururimi rumwe. Nkuko icyo nibaza hano, byashoboka ko M23 yagira ingufu igakomeza ikavansa igakemura ibyo ikemura, umuryango mpuzamahanga ubari ku bikanu, ubari ku mugongo? Byashoboka bashaka ingufu nawe wagenda ubona wubaka ingufu, wagenda ushaka ingufu, ugenda wabona nawe ushyigikira n'abashyigikira ukuri, bakawutera inkunga, kubishakira udukoresho, bashaka ibikoresho. Hagira rero abantu b'inshuti bashobora kugenda bayifasha, yakwifasha nk'abandi, ugenda ibintu bikagira nuko ahantu hari n'ubukungu bwabo hari bwaho. Numvise ngo ahantu hitwa Rubaya hari amabuye y'agaciro, bayagurisha bakabona amafaranga, bakagura za drone zose zigazirwa, bakarera abahungu babo, bakabaha ingufu, bakabaha ibitekerezo bizima, bakabaha ubutwari, bakarwana bafite ingufu. Si umubare uzatsinda, si umubare humura, no kwitanga no kujya ku rugamba. Hano nabonye experience yo mu Rwanda babibona, kuki se hano inkotanyi zatsinze, ngo zari nyinshi kurusha ingabo za Habyarimana na Siriko bwabo, ariko zatsinze kubera iki? Kwitangira urugamba, ukabuza icyo ukora, ukabuza icyo ushaka, kandi ukabigira wowe udagamije gusahura, washaka ntunahembwe,
inkotanyi zamaze imyaka 5 zidahembwa kandi zirwana kandi ziratsinda. N'abari abahungu si ubwinshi bwabo, ni ukwitanga bakagira ubuyobozi bwiza. Hano twari dufite amahirwe yo kugira ubuyobozi bwiza, kuko perezida wacu yaburaga urugamba neza. Abahungu bose bashyize hamwe, abasore bose bashyize hamwe, bose bitanga, ntawe ureba iki n'iki, naho bose ari igitekerezo kimwe, bareba hamwe, bafite igitekerezo kimwe, bafite umugambi umwe, bagamije kimwe. Abahungu ba guverinoma baramutse bagira ubuyobozi bwiza, leadership nziza leadership, kandi iri hamwe, batsinda byaruhanya, bazanapfusha abantu, ariko batsinda. Kuko Kongo ntifite abasirikare bayirwanira, bizarwanisha utwuma ntibifite abasirikare n'abasirikare. Hano bari bahari bapfa kugerageza ko ntacyo bamaze, baratsinda. Ndabibona bagewe kwitanga, kugira ingufu, kumenya icyo urwanira, kurwanira ukuri, ntuzatekereze ko wazarengerwa n'umuryango mpuzamahanga. Kandi Kongo yo nta n'abasirikare ifite, bari bagenda batsabatsa hirya no hino, bari ntibarwana n'abahungu babishyize ku mutima bashaka kurwana, babyiyemeje. Batsinda byaduhanye, ariko batsinda cyane. Ibyo turi kubona n'ingaruka n'ubundi z'ingengabitekerezo igenda ikwirakwira mu karere, aho bitangiye no kuba ikibazo. Imiryango imwe y'abatutsi bo muri Kongo bakazajya bagabwaho ibitero, banashyirwa no mu byiciro bituma bashobora kugirirwa nabi. Reka tugaruke kuri iyo ngengabitekerezo, ariko twihuza cyane n'u Rwanda. Ubona ko uko ibihe bigenda byegera imbere, iterambere riza, abantu bagenda bagira ibitekerezo bitandukanye batanga, bakagira n'aho bitangira, cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga. Turi kubona ibintu biri kongera kugaruka, abantu bakifata bagatatura inyandiko, bagasobanura bitandukanye bihabanye n'iby'amateka yabaye, cyane cyane bijyana n'inyungu. Hari bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, hari abakatiwe n'inkiko, ariko hari imiryango yabo yagiye igenda, hari abagize uruhare mu kuyitegura batakiriho, ariko hari imiryango yabo yagiye igenda. Urabona ko hari nka movement zihari hakurya y'amazi magari zatangije urugamba yo gutanga ibitekerezo, cyane cyane ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi, bayavuga bitandukanye nk'uko yanditse cyangwa nk'uko namwe mwakoze ubushakashatsi mubivuga. Hari umuhungu wa Habyarimana mu minsi ishize, hari inyandiko yashyize ahagaragara, iyo nasobanura nk'iyo kwiyeza, asobanura ahanini ibijyanye n'amateka y'igihugu. Yanayikoze na nyuma y'uko hari n'ikindi kiganiro nyina Kanzigari yashyize hanze gisobanura neza amateka ye n'ay'umugabo we, ubona ko arabyoroshya, ntavuge neza nk'uko mwe mu bisobanuro. Ariko ntabwo tubitindaho cyane ibijyanye, reka tuvuge kuri uwo muhungu n'inyandiko yashyize hanze, avuga ko kubavuga ko jenoside yateguwe atari byo, ko hakozwe ubushakashatsi butandukanye bwashamo amafaranga, amamiliyari n'amamiliyari y'amadolari, banamara imyaka irenga 10, na ya CTR yerekana ko nta mugambi wo gutegura jenoside cyangwa gukora jenoside wari uhari mu Rwanda mbere y'itariki ya 6 z'ukwezi kwa 4 muri 1994, bihuza n'urupfu rwa se, asa nk'ushimangira ko ukupfa kwa uwari perezida Juvenal Habyarimana ariho kwatumye jenoside iba. Mbere y'iyo tariki nta kimenyetso gihari cyerekanaga ko hari itegurwa rya jenoside. Wabaye nk'ubikomozaho mu kuganira, ariko ubaye nk'uvuga kuri iki ngiki, niyihe mpamvu umuntu nk'uyu uri intellectuel usobanukiye amateka yavuga ikintu nk'iki ngiki? Ese nibihe bimenyetso bihari simusiga byerekana ko mbere y'iriya tariki hari umugambi wo gutsemba abatutsi? Uriya we atayibuze byatangaza, ntabwo bakoze jenoside, n'ibitekerezo byayo birangirana n'uko irangiye, cyangwa ngo abayikoze n'inshuti zabo n'abana babo bamwe bahite bo bicuza. Ntabwo bicuza. Hari icyo bita nk'umurage mubi abakomoka ku babyeyi bakoze jenoside basigarana, bawusigana umurage babyita transmission générationnelle, kwambuka générationnelle. Hari umurage mubi abakoze jenoside basigira abana babo. Uriya we yawukuye aho ngaho, yawukuye nicyo yumvise, nicyo yakiri muto, nicyo yakuze yumva, nicyo yumva ubu ngubu, nicyo ashaka. Aranashaka gushaka ko avuze ko nta jenoside yateguwe, yavuga ko se yarenganye, ko iyo adapfa nta jenoside yari kuba.
jenoside yaba uzamubaza nubona uko umubaza cyane abagogwe ntabwo bapfuye muri 1994 bapfuye muri 1991 1992 1993 bapfuye bazira icyo abagogwe ko bari bashize kandi byari ku butegetsi bwa se ari iwabo kwa se ko bazize icyo abagogwe uzamubaza aba mu Bugesera batutsi mu Bugesera bishwe bazize iki uzamubaza abatutsi bari bahungiye kuri za paruwasi hirya no hino bo ku Kibuye ku Gisenyi bo mu Ruhengeri bari bahungiye hirya no hino bahungaga ninde se yaciye urubanza uwarenganye ninde aho hose se ko yariho yarwanije ubwo bugome bakorerwaga abo bantu bavuga ati nibo bantu mureke abantu ahane ababi abatutsi bo mu Bugesera bishwe se ntihari bazize iki inama zabereye kwa se kuri radiyo Rwanda uriya Ferdinand Nahimana basomye amatangazo bajya kwica abatutsi ku mugaragaro bizwi ingeze hasi cyose byari byateguwe gusa niba wateguyeho yanafite imigambi niba ushaka umuntu abikubwira yafite uburyo bazakora jenoside nigiye kubikubwira bamukoreye bari baranenguye ko azamwica n'uwitwa Bagosora yari yamwarikiye avuga ati nutisubiraho wowe uzapfa twakugira inama yo kubereka yaberetse ariko yari yatekereje ko nawe azakora jenoside inkotanyi ziriho ingufu z'inkotanyi ziriho zihura n'ingabo za Habyarimana bavuga ko intwaro zizaba ziri mu maboko ya Minuwari bati icyo gihe hari izindi ntwaro bari bahishe hirya bati icyo gihe inkotanyi zaba zidafite intwaro zaba ziri mu maboko ya Minuwari izindi ziri mu maboko izindi twahice twebwe tuzazifashisha twice abatutsi tunice inkotanyi kuko nazo zagomba gupfa ntizapfuye kuko izo ntwaro ntizize zihujwe biba bitekerezaga hari n'abandi batekereje hari uburyo butandatu bwatekerejwe ko kuzamara abatutsi hari ubundi buryo baravuga bati nimuhore abatutsi ku mirenge mubagira 10 ahantu ingo 10 muziho umuntu ufite imbunda n'abaturage babo noneho niyo muzakora kamu abo bantu bose ingo z'abatutsi zitwe n'abo baturage baho bafite umuzi intwaro bahitaga jenoside yo muri abyo iro jambo bari bumvise ngiye kuvuga ati hashobora kuba jenoside yo muri abyo ikamara n'icyumweru abatutsi bakapfa bagashira bagiye batekereza scenario ni ukuvuga uburyo bunyuranye uko abatutsi bapfa nuriya witwaga wari perezida wari generali wabo generali w'ingabo wapfanye na Habyarimana witwa Kansarimana yatekereje nawe ko wenda Bagosora bari bazi ko na Habyarimana namara gupfa bashobora gukomeza gutsinda inkotanyi abafaransa bagakomeza kubafasha bategereza ko abafaransa babafasha amasezerano ashaka agasubirwamo bageze no hanze hariya kuri Goma barahunze baratsinzwe bagarukaga kuvuga ngo abafaransa bakomeje kubafasha n'Abagosora ajya kugura intwaro hanze azi afite uburenganzira na nationality yo muri Congo bagakomeza Congo bagura intwaro bashaka kuza kwirukana inkotanyi bari bacyaba kwizima nabo icyo nshaka kuvuga nuko bari batekereje uburyo bwinshi Habyarimana ubwe yazi uburyo bwinshi bwo kuzamura abatutsi hari ubundi batamubwiraga ko bazanamwica nabo bakajyana nabo ni kuko nawe yishe Habyarimana yishe Kayibanda utegwa Kayibanda ngo nakayibanda ngo kandi Kayibanda yaramaze kwirukana abatutsi mu mashuri no mu kazi 1932 bari bari kwirukana abatutsi no mu mashuri bose nta nicyo bakoze nta n'inkotanyi zateye nta n'inyenzi zateye baravuga ati ariko abatutsi ntibagende kandi nabo bagaruye abatutsi ntibagende nakayibanda agende nabari baravuze ngo Habyarimana agende n'abatutsi bagende bari barateguye byose Habyarimana agende yarakoze ikosa Habyarimana kwemera amasezerano arusha ntabwo byari kumusigira amahoro no kwemera ko habaho amashyaka menshi kuko amatora yaza abanyakazu bari mbarwa abanyakazu badatowe n'abantu bo muri CD bari bafite MDR yabo badatowe n'abantu ba MDR parlement ya kera bari kubona amajwi nta majwi n'inzego bari bashizeho zazemewe na Arusha ntabo mu kazi bari barimo nta n'umwe mu kazi bari muri izo nzego
n'ubu uzarebe babibona basanga nta n'umwe wari mu kazi, abari mu kazi bari barangije, n'abari bakoze ubugizi bwa nabi ahantu hari hagiye haba ubwicanyi hose bagomba gushyikirizwa inkiko. Hari ingingo y'amategeko mu masezerano y'Arusha ivuga ngo abantu bakoze nabi bazashyikirizwa inkiko, ntabwo abantu bari gushyikirizwa, ntibari kubyemera. Abaparakomando bari bagize uruhare mu bwicanyi, abajepe bari bagize uruhare mu bwicanyi, bose bagomba gushyikirizwa inkiko. Ntabwo abantu bo mu kazi bari kubyemera ko bazashyikirizwa, bari kwemera amasezerano y'Arusha, barayanze bakurikirana bati nabeho n'abatutsi babeho, n'inkotanyi tugireho amahirwe zizabeho, ntizavuyeho zayabashaka n'abasinzi. Uyu kuvuga ibi yerekana ibintu akabivuga ashimangira neza kuri uwo nguwo guhari uyu muhungu wa Habyarimana gutangaza ibyo ngibyo avuga ko nta mupango wo gukora jenoside wari uhari mbere ya tariki 6 Isapfa, ni ukugira ngo abashaka kugera ku ki yewe nka psychology y'umuntu mu mitekerereze ye, iyo umuntu avuze nk'ikintu nk'icyo hari amateka ari documenté nk'uko bivuga abashakashatsi mwarakoze mwarabyerekanye, we arashaka guha agaciro se nko gushaka umuhanagura y'icyaha. Ariko abantu bapfuye benshi n'abaturanyi be b'abatutsi, abatutsi bapfuye bose, sariho ntacyo yakoze, ntiyabujije ko abantu bapfa, ntiyabujije ko abantu bicwa, n'ababishe ntibakurikiranwe, ubwo bishwe n'abantu be, bishwe na Habyarimana ubwe. Habyarimana bateguye jenoside, si we washyize mu bikorwa ya nyuma irarangiza, ariko hari icyo bita igeragezwa rya jenoside ryari ryagiye imbere hirya no hino. Habyarimana wabiyoboraga, byose byayoborwaga nande. Abatutsi bose bagiye bapfa kuva muri 1991, 1992, 1993, bapfuye Habyarimana atariho. Mbese hari imanza zabaye, byose Habyarimana yashakaga iki? Uretse ubugizi bwa nabi bugahabwa intebe, rero bugakomeza, ababukoraga babona ko kubisha ntacyo bitwaye. Aba bakoze jenoside bari bazi ko batazahanwa kubera Habyarimana, ntabigeze ahana kuko yagize ubugizi bwa nabi bwibasiye abatutsi. Ninde se yahanye? Abapfuye muri 1991, abapfuye muri 1992, abapfuye muri 1993. Habyarimana ari ku butegetsi, iyo udahaniye kandi bigisha ku mugaragaro, bavuga kuri radiyo ku mugaragaro, bandika mu binyamakuru ku mugaragaro, bati abatutsi tuzamara. We ntavuga ati ibyo ni ibiki mukora, ntabibuze. None yabaga ashaka iki? Bagashaka ko bikomeza, kandi byarakomeje. Undi bashaka kugira ngo apfe kugarurira se agaciro, ngo abatutsi bamurenganya. Jenoside niba wayiteguye n'abantu be, ahubwo nawe iramuhitana. Ariko we ntiyahitanywe na jenoside, hitanywe n'ubugome bwa bene babo bamwishe, kuko yari yarengeje urugero. Kwemera amasezerano y'Arusha byari kumukoraho, ni nacyo yazize nta kintu. Ariko ntabwo bitindaho cyane bya Kanziga, tugira amahirwe tuzongera dufate umwanya tubiganireho. Hari ikiganiro nawe yakoze cy'amasaha hafi 2 asobanura ubwo buzima bwose mu gusoza. Nawe afite ibyaha aregwa, Kanziga arashaka inkiko zamugira umwere, ariko afite ibyaha aregwa nawe ubwe. Mu gusoza ikiganiro nibwo bamubajije cyane ubwo umugabo we yavaga Tanzania, akavuga ko yabonye igisasu ngo cyaturutse mu bice bya Kabuga, ugikubita indege y'umugabo ngo imirambo yabo igwa mu mbuga. Yabivuze rwose ataca ku ruhande, avuga ngo indege y'umugabo we n'inkotanyi zayimanuye. Ariko muri kuvuga ko mwebwe ari batari bashakaga ko ayo masezerano akomeza gushyirwa mu bikorwa. Ibyo byo mubivugaho iki honorable? Ni benshi bagiye babitanga ibitekerezo, banabifataho n'umwanzuro, ariko kugeza na uyu munota bo kwa Habyarimana baracyashimangira bavuga ko indege y'umugabo we Kanziga ari inkotanyi zayimanuye. Ni ukubeshya. Indege hari abandi bushakashatsi bwakoze n'Ubufaransa kohereje abantu babo, bakoze ubushakashatsi hari n'abatekinisiye babo, basanga indege yarashiwe i Kanombe. Abarashe indege hari irimbi rya gisirikare ry'i Kanombe, baruzi babihishe muri ako, nabo bari bashize intwaro. Ntabwo inkotanyi zari kujyana kamyoneti n'ikimunda kiza kurasa i Masaka, niko bitaga mu kabari hariya i Masaka, ngo zirase zigaruke zijye aha muri CND, zihanyuze zimaze kurasa. Byagukunda sinzi ko n'inkotanyi zari zifite intwaro mwiza, simbyemera ko byarashwe
n'abasirikare ba Habyarimana ndakeka ko bifashije abanyamahanga agiye ndakeka ko bifashije abanyamahanga hari n'abazungu babyumvise ariko b'abafaransa nabo babivuyemo bari barimo ndakeka bariya bantu Habyarimana yashwe n'abantu be yagabanywe n'abantu be yarasiwe i Kanombe hari n'abasirikare b'Ababiligi bari bari hano n'abafaransa bari bari muri kamite bavuze ko amasasu yaguye amasasu ya misiri zarashe iyo ndege zaguye i Kanombe zo i Masaka ni ikinamico umuntu wabivuze bwa mbere i Masaka ni ambasaderi w'Abafaransa witwaga Maritre niwe wabivuze nta wundi ni hanyuma ibintu bagenda babyuriraho wowe wajya i Masaka n'impundu ingana ityo ukarasa ukaza ari amapiki waba uciye tekereza ko hano kuri CND bari banacungoga 24 ku yahane wari gucaye ngo ni intuza no yani ukubeshya ibintu byabo ndetse n'iwitonda ukareba ibitabo hari abajya babyandika bajya kuri iyo ndege bajimije amatara yo muri tour de contrôle inkotanyi zagiye zijya muri tour de contrôle bijya kubaza iyo ndege irimo nde zizimya amatara yo muri tour de contrôle zirayirangiza hanyuma zirarasa inkotanyi bagitangaza zagiye muri tour de contrôle i Kanombe ku kibuga cy'indege zirarasa hari abasirikare ba Habyarimana n'Ababiligi n'Abaminuwari n'abaki yani bavuga ngo Masaka n'ibiyani ibihimbano bifite ishingiro biriya byo wabaseka nuko waseka nuko waseka naki bari babahinga n'afuti bahinga yego hanyuma turi kugenda tugana ku musozo honorable igiye bitekerezo nkuko nari mbivuze abantu benshi bari kugenda bagira ibitekerezo bitandukanye bayitangaho ya jenoside bayikwirakwiza uko bashatse nibaza hano kuki ama exercice nk'aya ngaya mu gutanga ibitekerezo mu buryo bweruye ku ngingo zose cyane cyane kuri jenoside yakorewe abatutsi mu 1990 tuyabona cyane ku bibazo biba biri nko mu Rwanda cyangwa muri Afurika tutabona nko ku zindi ntabwo turabona abakomoka kuri Hitler bajya kuri mbuga nkoranyambaga bakavuga banyuranya n'ibyanditswe kuri Holocaust ntabwo turabona abakomoka kuri aba generale bakatiwe urubanza i Nuremberg b'Abadage bandika ibitabo batanga ibitekerezo ku mateka ya jenoside yakorewe abayahudi kuki ibintu nk'ibi tubibona iyo biri kuba ku bihugu byo muri Afurika kuki ibitekerezo byo gutanga ibitekerezo free speech tubibona nko kuri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda tubibona ku yandi mateka mabi yabayeho ku isi nka jenoside yakorewe abayahudi naho yahawe abantu kurwanya abayahudi n'ubu biracyabaho biracyanzwe biracyabwa nabi naho kiracyafite abafana bamushyigikiye ntabwo ibitekerezo bya jenoside ntabwo urwango ntabwo ingengabitekerezo ya jenoside birangira n'uko jenoside ibaye bazakomeza n'ibi ngibi bya Habyarimana wambwiraga n'uwo muhungu we n'umugore n'uwo mukecuru we nabyo bizakomeza ntabwo bizabaho kuko ngo baravuga ko ari abere cyangwa ukavuga ngo ibitekerezo bya jenoside bizabaho bora birangira n'uko jenoside irangiye ariko amateka yabyo n'ababyamamaza n'abanga n'inzangano za jenoside birakomeza bikagenda bizamuka bitewe ubu noneho haje imbuga cyane nta zari ziriho ibitabo ariko byandikwaga bitarwanya Hitler n'abajenosideri barwanije abayahudi bishe abayahudi abantu barabafashaga bahungiye muri Amerika Latine bafashijwe n'ibihugu na Rome yabigizemo uruhare abajenosideri barabacikishije ibintu ntibizatangane ntabwo birangirana n'uko jenoside ibaye bizakomeza hari n'icyo twese kuko umurage basigira abana babo ntibahita bemera ko bakoze jenoside wowe ukora jenoside n'ubu ngubu n'abafunze bacu abo ngabo bafunze n'ubise ngo bafunze ubona ko baba bicujije icyo cyaha baba bicujije icyaha ntibacanga ntibakivaho ingengabitekerezo irakomeza ni ikintu kibi ahubwo urubyiruko nirwo mugomba gutegura mukarwigisha neza bakaza bakabona ko gukora jenoside ari ibintu bibi uwikoreye uyu nguyu kimwe n'uwayimukorera ni ikintu kibi abana bakabona ko abantu barenganye ariko ni ukubwira jenoside abantu barayize nta wivukana si ubwoko wivukana si abantu bayivukana ntiyabaye ino ntabwo ari abantu abakoreye jenoside bayivukanye ni ibintu bigishijwe abantu bigishije neza
ntubateranye kuko ibyo barekaho kuko jenoside ni ikintu kivunanye hazamo amarangamutima. Ugomba kwigisha abana amateka udashyizemo amarangamutima kandi ntubateranye kandi ntubatoneke. Ntabwo ari nk'uko wabigisha imibare, harimo akantu kajyanye n'uko abantu hari ababifitemo, ababibayemo, abafite abo bana babibayemo, abafite abana babaye ibitambo, bafite iki, abo bose baba bari hamwe. Ugomba rero kugira uko utabateranya, ukabibombarikaho, ukababwira amateka, kandi ukagira strategy yo kubyigisha. Strategy ni ukuvuga umugambi w'ukuntu bavuga uti hari uko wagenda ugereranya jenoside y'ahandi n'iz'ahandi, ukavuga uti habaho jenoside ku isi, ukagenda naho ugenda uzana izi n'izi, abana ukazajya kure mu Rwanda, yenda abana bamaze kumenya jenoside icyo ari cyo, bamaze kubyumva. Bayita approche comparative. Ni approche ugenda wowe uvuga jenoside uko zigenda zikora, hanyuma ukazajya no kure mu Rwanda utabanje kuvuna abana, babanje kumva jenoside icyo ari cyo, babanje kumva uko zikorwa, babanje kuvuga ikizitera, babanje kuvuga ingengabitekerezo yazo. Ukagenda si ko kwigisha imibare, no kugenda ubabwira gahoro babwira, kandi ntubateranye kuko bazabana muri iki gihugu. Ugomba kwigisha rero, ugomba kubigisha. N'aba ngaba bakoze jenoside barabyize, nawe wibukana mu mutima. Si ibintu umuntu avukana, si amaraso, si ubwoko, niba mugana w'amoko barata. Ni ibintu leta yigishije, leta mbigisha ibintu bibi. Leta nziza yakwigisha ibintu byiza, yakwigisha ko abantu babana mwese muri Abanyarwanda. Ibibazo ntibizabura, ariko bizashakirwa umuti. Twese hamwe tubishakire umuti, twese hamwe. Ariko kuvuga ngo uri Umunyarwanda uriya yapfa, kugira ngo mbeho nuko wagomba gupfa, kugira ngo abaziga babeho nuko abagesera bapfa bagashira, kugira ngo abantu babeho nuko ubwoko runaka wakwibasirwa rugashira. Abantu ntibabana mu gihugu, wowe ukabaho n'undi akabaho, mugashakira ibisubizo hamwe, wowe ukabaho neza, baba ni umukene ntureganye umuntu, mukarwanya akarengane. Ahubwo simbona ukuntu abantu bazagomba babivuga, ariko mwebwe nimwitegure kuzarera abana batazasigana umurage mubi. Bariya uwo mwana wa Habyarimana bavuga bafite umurage mubi, bamuraze umurage mubi. Mwigisha abana bagira umurage muzima. Niba bavuga ati data bamuciye mu ntumye, ntacyo yari yarakoze, yari yiteguye jenoside, yari yiteguye Habyarimana. Agomba no kubyemera, n'atabyemera byantangaza abyemeye, kuko ni uguhumira. Hari n'abandi hasi batagize uruhare muri ibyo ngibyo. Nimwise abatwa ngo jambo ya SBR nabo ni ukubasanga hasi, ntibageze kuri uriya rwego. Uyu mutwe agenda muzi, sekuru wawe yari mu usanzwe, ariko aba bana be ngo babaye ibitangaza mu kuvuga nabi ibintu, kwisi bagomba kuvuga nabi. N'uriya se wawe witwa mu mutwe mutoya Shingiro twarakoranye jewe, kuko abana kagiye, ariko abana ngo bajyana umurage wa basi. Icyo se ni iki? Se ntiyazigana umurage mwiza, cyangwa bakitandukanya n'umurage mubi wa basi? Yakeka ni ugenda yigisha abana baba bazitandukanya n'uwo murage mubi, ariko ntuzayishaka ko bizashabura. Byantangaza ko abana bamwe batabijyamo, byantangaza ko abantu bamwe bakoze jenoside batasigana uwo murage, byantangaza. Ariko ntibintangaza, nzi ko bizabaho, nzi ko bizakomeza. Uwo murage ugasigara, abantu bawusigara mu mutwe. Jenoside ni ikintu kibi, ni uburozi. Wamize uburozi rero hari igihe abupfana, wamize uburozi hari igihe abupfana. Honorable, nteka ko iyo mirongo musorejeho ni mirongo ikomeye cyane cyane abakiri bato bakwiriye kumva, bakwiriye kwitandukanya cyane n'imvugo mbi, bakareba icyiza cyafasha u Rwanda, kuko ibihe bitazarangira, abantu bazakomeza babivuge. Hari n'abafungwa bakagaruka bagifite imitima yo kwinangira, nk'uko mwabivuze. Ntekereza ko ni inama nziza urubyiruko ndetse n'abandi banyarwanda bagishaka amahoro bakwiriye gukurikiza, kuko impamvu mvuga ngo ni inama nziza, mwe yo mubivuga nkamwe bakuru mwabibayemo, ibihe by'ubuhunzi mubizi, imvugo z'urwango icyo zibyara, ni ibintu muba mutavuga nk'inkuru mbarirano, ni ibintu muba mubona neza. Hakomeje umurongo mubi, icyo byaganamo ni ugusenga no gusaba Imana byabaye mu Rwanda, jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ntizongere ukundi, haba mu Rwanda ndetse n'ahandi. Ariko abantu bakwiriye kubigiramo uruhare, cyane cyane mu bitekerezo batanga ndetse n'imyumvire yabo, kugira ngo ibyo bintu bidakunda. Honorable Antoine Mugesera, reka mbashimire cyane, mwagize neza ku mwanya wanyu w'agaciro kenshi mwaduhaye uyu munsi.
urakoze ni ukukora ibyo gusenga uzasenge nushaka yewe sinzirwa nsenga wowe uzabikore ibyo ushoboye nushaka unasenge yewe narabirenze hirya yabyo hirya y'amadini si amadini yatumye jenoside iba si imana yayiburije si imana yayihagaritse si iyihagarika ntiyari kwicisha bamwe ngo sinjya mu imana mu bya jenoside sinjya muri amasengesho nta n'abapfuye barasengaga numva barere rwose ibyo gusenga si ntawe n'imana ihuriye na jenoside nta ubugome bw'abantu nta kintu ntukazane mu imana arenganye honorable murakoze cyane murakoze wamfura